none se ngiye ko nagukunze byashoboka ko dukundana yewe wowe hari icyo bitwaye wow ubu aka kanya ndi umukunzi wawe sinzi niba wakemera nyine yuko ukunkunda nanjye nkuko nanjye ngukunda ushobora ntabwo mwongere ntazi njye uranzi ngishinga ariho njyewe urumva aho wabyemera nose si twazamenya ntacyo bitwaye uretse ko ntabwo gukunda umuntu ntazi njye God, this guy is so serious. ariko kuplankinga kwawe ukukura niko planka yawe ninye Hello again, twongeye kubasuhuza mwese abantu mwako subscribe kuri YouTube channel ya Fada Family, turabakunda cyane. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye gukora ikintu bita pranka. Tugiye kubategurira pranka umwe mu basista banjye hagati ya Keza cyangwa se Mifa, tugiye gufata nimero y'umuntu tumuhamagare, tumubeshye ko twamukunze, twumve reaction is guys. Ikintu abasaba no gukomeza gukurikira video yose ukaza kuyirangiza kuko hanga dufite amanimero y'abantu benshi cyane tugiye guhamagara ubundi twumve ese bajya mu rukundo. Murabizi neza ko bigoye ku mukobwa kubwira umuhungu ko amukunda. Nibyo tugiye gukora. Yeah guys, ariko aho hagati aho umuntu tugiye guhamagara nimero tugiye gukoresha ntabwo ayizi. Ni nimero atazi, tugiye kumva uburyo turi umuteretse tukumva reaction ari bugire natwe namwe murabyumva iyo ari ready. Reka duhere ku muntu wambiriye nk'ibisanzwe Mifa boy nyigira hamagara no your name. Okay, nk'ibisanzwe ni Mifa boy Jackson. Wajya kuri Instagram yanjye ukamfollowinga, Facebook, Twitter kanuka Twitter wakumvisha Twitter TikTok hose nyine ukafollowinga ugakurikira. Ikindi niwibagirwe gukora follow kuri Instagram ya Fada Family. Mugenzi wanjye Keza Benigne ku mbuga zose niryo zina nkoresha Instagram, TikTok, Facebook hose. Fagel ntibisanzwe icyamamare odd muranzi ngewe singombwa abantu yivuge cyane Instagram, Twitter, hose nyine Nifajije. Okay. Tujye guhera ku muntu wa mbere. Ni tujye guhamagara twumve ese arakiriye reaction se hagati yawe na ndiri muhamagara. Nujye kumuhamagara. Nifajire je ni ugiye kumuvugisha. Umanze uvuga ngo oya. Ni ugiye kumanze. Ni manza ariko ya mbere nawe ndetse nawe afite ubwoba. Oya na Nandike nako ni nako kaburamo guys. Bakanaga ku murongo. Oya we hamagara then ubundi twumve reaction ari bugire. Tugiye kubanza tugiye kumubeshya ko tumukunda, ugomba kumutera imitoma. ugira imana aho gice ushoka ku buryo iri bugire. Hello. Yes, hello. Oui, hello. Bite? Nibyiza. Umeze neza? Mva nitwa Lise. Narakubonye numva ndagukunze. Biba ngombwa ko nshakisha nimero yawe nayibonye. Umva ndagukunda cyane nyine ibyo nashaka kukubwira sinzi niba byashoboka tugakundana nje nawe. Allo? Allo? Nikukumva. Nakubwiraga sinzi niba byashoboka nje nawe tugakundana. Sinzi niba byashoboka mbera boyfriend kuko naragukunze cyane. Undi subira
Ndi ku Gisenyi. uri ku Gisenyi Mu mbuga ngari. ugangari Hafi n'isoko. nanjye ko nakutara abantu Nyine njye narakubonye numva ndagukunze. Sinzi niba wambera boyfriend. nyine akahagaze ndi kukumva reka mbwira Nandi kukubwira ati sinzi niba wambera umukunzi tugakundana njye nawe. ntari Nta girlfriend ufite? yewe Nta musheri ufite? yesi Wowe njye naragukunze ndashaka ko dukundana. ntabwo ndagira amahitamo ngewe None se ngiye ko nagukunze byashoboka ko dukundana? yewe Wowe. hari icyo bitwaye Oh, wow. Ubu aka kanya ndi umukunzi wawe. ayo Ndi kukubwira ubu aka kanya mbaye umukunzi wawe. aka kanya Kuko ngiye ndifuza gukundana nawe. whatsapp yawe urayinyohereza umenye ifoto Iyi kuri WhatsApp nayikoherereza nta kibazo. nta kibazo nanjye ntacyo bitwaye Umva! Halo? ikukumva Urakoze cyane kunyemerera urukundo. Ni pranka turimo ni Benigne wa muswa. Guys, wambera nyemerera urukundo murabibonye kamwe. kuki tutabanje kumukunda ngiye Kutamukutira neza ugiye guhamagare. Wabona ari wose wongera akahamagara misemo kupa nyine kugira ngo dukomeze game. Niba yamenye simbizi misemo kupa gusa abo bari kumwe abantu bari ruhande rwa baseka misemo bumva nyine kuko murabibona neza ko akaka wa mbere negukanye aratangaje ahise yemera atananzi. abona umukunzi Okay, sawa. Tugiye kwa kabiri ubwo wa mbere ngiye mbonye. Jesus yo baba Okay. Nta mahitamo aragira ubwo mbaye umukunzi we kuri WhatsApp ndamwohereza ifoto. Okay. Dukomeze tujye kwa kabiri. tuziyumva Ugagiye guhita bitekereza. 11. Duhamagaye ku kabiri katwumve n'ibice. Nujya kubica. Niwo. Ada bite sawa meze ute neza meze bon ya ne okay nitwa Aline ya naragukunze cyane nyine nibyo nshaka kukubwira narakubonye nyine numva ndagukunze twahuriye Kimironko ya deni kuma namba zawe inde ni umuntu nyine wamaye namba zawe ya rero numva ndakwishimiye cyane ako nari nakubonye bisanzwe ndi umuntu yavuye kuri yitwa nde yambwiye ko yitwa Aime yego hano bari gihe sinzi niba wakemera nyine yuko kunkunda nanjye nkuko nanjye ngukunda ese numva nakunda umuntu ngiye ntazi ngiye uranzi ngisinzi ariho ngewe urumva aho wabyemera nose si twazamenya ntacyo bitwaye uretse ko ntapfa gukunda umuntu ntazi ngiye twazamenyana ariko ntabyadanje ntabwo wakwifuza kumenya umuntu ugukunda ntacyo bintwaye ariko ngewe nta kibazo kabisa ubu nyine twapanga tukazahura utuye na Nyamirambo yego
ukoresha WhatsApp? yego ndayikoresha. Hari urabona ko WhatsApp ngira ibyo ari byo ntabwo nabyizera neza. Kandi ndi kubikubwira. Ntabi noneho. Okay, ntari ubwo nyine turavugana kuri WhatsApp. Oh, sorry. It was a prank. Sorry, ndi kuri kamera. Rumba. Ni prank. Ni sister wa Jackson. Thank you, God. God, this guy is so serious. serious. Kuko hari umuntu amagara agahita akubiza icyuya. Reka dufatwa gatatu. Uwa kabiri biranze ntabwo yise yemera. Dufatwa gatatu. Uwa gatatu byashyushye isubira icyo Uyu manza nzi ijwi reka ndi. uhindure pe. Hello. This is Hi. Mr. Uzi neza wowe umeze ute? Info amakuru. Ku ni meza yanyu? Sawa turashimye. Okay. Murakomeye cyane. Nipo. Wamenye? Sinemera ko nipo narugambira zibonye. Ushobora kuba utamenye. Narakubonye ndagukunda. Nshaka nimero yawe biba ngombwa ko nkuvugisha kugira ngo nkubwire ko ngukunda. Sinzi niba mwebwe mwankunda kuko ngenda gukunda kandi nkeneye umu boyfriend. Yitwa Delice. 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 Yeah. Delice mu rugo ni. Igikondo. Ni umuntu nayisabye gusa ntabwo ari ngombwa ko nkubwira uwo ari we. Nzamukubwira. Ariko kuplankinga kwa ukura. Niko. Plank yawe benigni. None se ijwi wumvise ari njye koko ko nagerageje guhindura. Sure. Oh. Umvura twemeje cyakoze. Ayigamana. Umvura koze. None se ko nahindije. Umuntu avuga ngo aragukunda. Sure. Beni nyawe n'akasamutwe. Bamuye n'akasamutwe ndakurahiye nuko urakoze. Sawa. Duhure mu kindi gice. Sawa. Asante kahomeze ngerageza abandi. Mubonye ko undi amfashe igenda afasha. Yamumenye ijwi ryo yari kuvugisha babiri batatu. Gatatu yamenye. Wa gatatu yakomeye. Yeah. Ariko ndetse bimeze byera. Okay. 07. Mifajiri. Kirimo. Oya ntayazi. wacu umurongo wahamagara hose ntugire mugerageze mu kanya ari kwivugira Tumaze kuvugisha abantu bagera kuri bangahe? Batatu. Umwe yabyemeye. Wakongera se wacishamo ya wundi. Undi yabyanze. Nanjye nshishamo yindi twumva. Undi ntiyaciye we ni bane. Undi yadufunguje. Keza bamuvumbuye. Bari ngiye mfite ubwoba guys.
Twakomeje. turi guhamagara wa wundi wari wamuze umwe arabanza wabuze numvise asa n'uri kuri moto Tutafatine tumufatisha tuhita tujya ku wundi ibyo byose kuri moto kadufata undi biramuvugisha ugahita afata kanda akanyenyeri kohereza iyi njyana koko mana yawe yasohotse sobanura Dutaruke. tujye ku wundi Harahiye. ese ntabwo ari bumenye nijye Namuhebebe. kuyivugira Barajya bagaruka bagira duhamagara icyo icyo kibazo turi kubabura bwanze twivugiraho reka dufata undi yarafashe kamugere alo bite amakuru umeze neza okay nitwa Aline yego so nyine naragukunze cyane hari umuntu wampaye intumba zawe yego nitwa Aline mu rugo ni Gisenyi ariko umuntu wampaye intumba zawe tuyi Karongi yego ya gusa nyine ijambo nyamukuru ni uko nyine nagukunze cyane nibyo nashaka kukubwira sinzi uburyo uri bubyakire Turi Gisenyi kahise dutuye imbuga ngari hafi y'isoko hafi n'isoko iyo utuye ndumva ahubwo byahuriranye nta kibazo iyi namba ni yawe tuzavugana kuko nandi kwigana n'undi munyeshuri ariko bise neza cyane noneho nzambwira neza ntabwo namba yanjye nta kibazo kabisa ntanigera hano Gisenyi ariko mu rugo ni Karongi ntabwo nandi kuvugana n'umunyeshuri turi kwiga ejo dufite examen ejo naza guhamagara nimba uhari
Okay, nta kibazo gusa nizere yuko nanjye uzankunda. nta kibazo kabisa. Ndetse yakubwiye ko nitwa nde? Bosco, right? Okay. Sorry, it was a prank, but nyine ni kuri kamera. Ni petit sœur wa Benigne ni umuzi. Nende twaturimo gukora prank ndi kuri kamera. Yes. Ça merci. Umva utubabare rwose turi kuri kamera. Very sorry. Merci. Muzahura. Okay. Bantu twe twahamagaye bongeye gukoringa baka sibyo? Uyu nguyu ngiye kumuhamagara ni murasoza duhamagare n'uyu wundi ko atwihamagare na none. Urukundo bararukwemereye. Uyu nguyu arahita mfata. Nzamuvugisha naje. Bose mbona basigaye bose barahita bafata ibiryo. Oya so. Allo? Oui. Bite? Ngiye. Amakuru? Neza. Meze neza. Byarenganiye. Bite birenganiye? Gusa meze neza ijana ku ijana. Nzi ko byaba bimeze neza kuko uri kuvugana n'umuntu ugukunda. Reka ngo bimeze neza ubona nibeshye. Mbona ko gatatu ngiye nsaba mwana. Ko numva se uri mu kavuyo. Ntabwo arakabije. Yego. Numvaga nshaka kukuvugisha utuje nyine. Njye ku ruhande. Nta kibazo. Imigisha yawe numvaga ndibuyibone uyu munsi. Kuko uri kumvugisha wayibonye kare. Nakavuyemo none. Okay, nitwa Aline. Aline. Yego. Ati nyine naragukunze cyane. Ku rukundo n'ubundi ari byo tugiye kuri ko n'Imana yaduhaye nimba wampunze Imana ishimwe ndabyishima. Yego. Naragukunze cyane nyine hari umuntu wambaye namba zawe ndavuga ati naragukunze cyane. Ni kuvuga ngo Allo? Oui, ntabwo uri kunyumva? Hano ndakumva none. Okay, nende kukubwira ati njye naragukunze cyane nyine nifuza ko byajya ku rundi rwego. Nyine bijya ku rundi rwego bivuye ku ruhe nyine. Biri ku ruhe bigiye ku ruhe. Bivuye kuri 0 bikagera byibuze nko ku 100 nawe ukankunda kandi byagera ariko nawe umunsi. Uramenya biva kuri 0 bikagera ku 10, 20, 30 ko kuzamura nyine. Yego. Yes. Ariko nanjye buriya bundi ngiye ndarugenda nyuma. Bivuze ko nawe wanyishimiye. Umuntu yakukunda mubwira ko cyamukunze ko nawe nagukunda. Imana igomba. Urakoze cyane ni ukuri. Rwose ko twari n'abampunze Imana ishimwe Imana igomba gisha nanjye nagukunda. Ubwo wankunze kanjye nyine ndashaka ko uri urukundo nyine tu. Nta wundi muntu mwamukundana ufite. Yanjye banza burya nicyo mpamvu uriya amategeko icumi y'Imana. Umuntu wese uri muri wo mugenzi wawe umukunde nk'uko wikunda. Yego. Ariko wenda bashaka kumwira urundi rukundo. Nibwo nashakaga kukubwira like kuba wambera boyfriend cyangwa se husband. Ntabwo yamugera kuri telefone mbona ko n'umuntu akanarira ukabira ko yari. Oya nyine nanjye niyo mpamvu ndi kubikubwira wenda twazahura tukamenyana neza.
ibyo ngibyo aho n'ubwo rwose twazahura nkarira ukabona ko narize nagukunda. Okay, nta kibazo ni ukuri kandi urakoze cyane. Nawe sabe nimero yanjye batiye upfuye hehe bambwira neza ndetse. Okay, nakubonye Kimironko, hari umuntu tuziranye wayimpaye, twazabivuganaho nyuma, nazamukubwira nyuma, ubu ntabwo namukubwira. Gusa icy'ingenzi ni uko wamenya yuko nyine nagukunze, nakwishimiye cyane. Yego. Ni ubwa mbere cyangwa hari undi wabikubwiye? Nibanga nanjye ngo ntazi ko nk'uko wanze kumubwira nanjye ngo ntacyo neza ngende mukubwire. Okay, urakoze cyane, ubwo nyine tuzapanga duhure tumenyane birushijeho. I Remera. Oya. Ni hano hafi ya stade. Yego. Oya, tuzaba tumuvugana nyuma nta kibazo. Icya mbere nuko nawe nyishimiye kandi ukaba wamaye n'umwanya wawe. Ubwo igisigaye ndumva wazaza warwishyizemo neza. Wazaza warwishyizemo neza urukundo. Murakoze cyane. Hello, I'm sorry, it was a prank. Yari prank, nyine turi kuri kamera bro. Ni prank. Urakoze cyane. Okay, ni petit sœur wa Benigne, yari prank. Iki? Aduhamagare n'uwo yaduhamagare. Ni wowe ugiye kumuvugisha nanone. Yesu Imana yanjye baraka twose. urabona ko uyu murabona ko yatangiye guca. Muzahura riri nawe riri. Alo? Ibite? Meze neza? Yego. Wamenye? Okay, nitwa Dene. Karine. Yego. Yego. Mu rugo ni Gisenyi, naragukunze cyane. Yego. Hari umuntu wambaye namba zawe. Ninde? Ninde wazibaye? So ni ngombwa ko mukubwira. Oya, twazahura nazamukubwira nyuma. Gusa nari nakubonye kuri TikTok mukweretse atambwira ko muziranye, amereza nimero zawe. Yego. Dutuye Mbuga ngari. Okay, yeah. So nyine naragukunze cyane numva nyine ko byajya ku rundi rwego, sinzi wenda uko wabyumva. Nta wundi muntu wari ufite? Nawe? Ndumva noneho byaba byaguye.
urukumva njye wankunda nyine twaterwa tunose ubu kumva nakumva tuziranye uranze ariko njye ntabwo muzi. okay twazahura se nta birenze nta bice. okay urakoze cyane narebe ubwo nyine tuzahura gusa nyine uzaze wanyishyizemo ko tugomba gukundana nta birenze ni ntabwo ko WhatsApp yego ko nyine ndananiwe nyine arakora nayo nkwiye ku gisenge ndananiwe nyine tukavuga na chat nyine kuri WhatsApp nicyo twifuza. okay nta kibazo kandi urakoze yego nawe okay Gabi we Gabi di prank amari ndi kuri kamera di bifa okay dufate undi cyaduhindure abo tuzi reka duhindure. Okay guys, ubu ngubu tugiye guhindura tukaba turi kujya duhamagara abantu batatuzi, noneho ubwo tugiye guhamagara abantu batuzi batuzi tuziranye nabo tubaterete mubaterete turebe kuko uko njye ntabwo ndi gutereta sibyo, babaterete noneho turebe ese bo barabyitwaramo bate sibyo. Ubu ngubu twinjiye mu kandi agace kandi nako guhamagara abantu dusanzwe tuzi, noneho tukabwira ko twabakunze, tumaranye igihe turi inshuti ariko dushobora kubabwira ko twabakunze. Reka turebe reaction bagiye kugira, turebe niba koko izo nshuti nazo twiri butwemere zikadukunda cyangwa se niba ziri bone turi mu mikino. Okay, ni prank ni prank tugiye gutangira, ninjye tugiye guhera kubera ko ngiye gukoresha simukadi nanone batazi birasaba kwivuga batazi gusa arivuga nta kibazo. Okay, it's okay. Birakaze gutereta ntabwo byoroshye guys. Mubizi neza ko abantu mubizi neza ko abantu bahamagara nijoro, amasaha ya nijoro wamuhamagara ugasanga ari kwivugira icyo gihe bari gutereta. Kubera ko igihe cy'akazi kiba cyarangiye, igihe cy'akazi cyarangiye ari mu mitereta. Uyu nguyu ngo nava kuri teretation namara kubeshya umwe arahita yaje kamyo tungo. Allo oui biteze umeze neza wamenye neza umva ni Beninye keza Beninye keza nyine kobwa muri muzi mukobwa wawe Sean papa sana we iyi nimero niyo ntiriye nta mayinite nari mfite, nta mayinite mfite niyo mpamvu ntiriye nimero ndavuga ati reka nkuvugishe. Umeze neza uri umukobwa wanjye adoya ariko dufitanye isano gute? Ariko oya nta sano dufitanye, reka icy'ingenzi amanze nkubwire wane sibyo. Umva ratashe twe twamaze igihe tutamva, twe tumaze igihe kinini tutavugana. Umva rero nkubwire amata bya amavuta. Umva naje bakubwira ko ngukunda pe cyane, ndetse ndagukunda cyane. Oya ntabwo nkubeshye ni ukuri, njye ndagukunda cyane pe, ndetse mfashe umwanya ngo ntire amayinite kugira ngo uvugishe ari ukubeshya. I'm serious, I love you. Aba
ukuri ndanezerewe cyane niyo mpamvu mvuze ati reka ntire amayinite nze mubwire ko ngukunda harashize imyaka myinshi ahubwo sinzi niba kandi amusiriya sinzi niba byashoboka tugakundana tu ntacyo mbaye ngende kukubwira ko ngukunda nshaka ko dukundana bitari burage umva bimara igihe kinini aho nkuboneye rero ngomba kubikubwira sinzi uko byumva nyine aho nkuboneye ngomba kubikubwira kuko nanjye rero narakubuze none ubwo tubigenze dute ngiye kubukunda kwanjye nifuza ko twaba like girlfriend na boyfriend ego sinzi uko byumva wowe nuko ubifata njye ndi mu rugo nicaye mu rugo ndi njyenyine ndashaka ko nsubiza rero niba byakunda njye nawe tukaba girlfriend na boyfriend nabo barahari niko tutari hamwe tu uvuze kugira ngo nsubize se niba twakundana cyangwa none igisubizo ntabwo wakibona aka kanya iyi njye nahita nkibona ubwo impamvu utakibonye ubwo buri ufite undi mukunzi niyo mpamvu udashaka kumbwira ko twakundana wenda cyangwa se wowe ukaba utaranyishimiye ikibazo kiri he njyewe nawe tuvugana uburyo twahurira ibyo twageze tuvugana tuganira birambuye uko twahoraga abakuzi ko twatandukanaga tuganire nkabona n'ubu ushaka undi nkabona n'umuntu ntabwo nshaka kuba uri hafi yawe harya warabinsabye nta n'ibyo nibukaga kose kuko twahuzwaga n'akazi twahuriraga mu kazi bikarangira ubwo nyine bishatse kuvuga ko unkatiye ubwo urankatiye nyine nabyumvise narebe nese ko utari kugusha ku ntego ngo umbwire niba wajyamo tugakundana ukaba uri kumbwira ngo wansabye ko tubonana n'iki nkabyanga ubu niba noneho nje ndi serious ubwo niba udashaka gukundana nanjye nyine ubwo ntabyo ushaka ubwo ufite abandi ntabwo umukobwa mubi ibyo ku buryo umuntu yakwanga ni ukuri uko twahuye n'uko mubona kandi n'ubwo tw'ikinyoma umutima mubi nawe ugirwa baravuga wari mu muryango washaje wabaye mubi niwatwaye ubuzima bwiza uterumva ukuri kose ibyo ni ibintu umuntu ashobora guheraho avuga ati nese kugira dukundane nyine birasaba iki ko ngiye mubwiye ko ngukunda kandi nshaka ko tuba girlfriend na boyfriend ukambera boyfriend wowe byagusaba iki byasaba kubanza guhura nawe tukabiganiraho byimbitse cyane byimbitse tukabidukumbura tukambwira nawe niba nta musheri ufite
umva urakoze cyane nyine ubwo urankatiye umva ubu tubwandi kuri kamera narindi kugupurakinga nyine urananiye sawa urakoze guys murumva ko abanteye indo umuntu tuziranye abarankatiye ngo babanze babonane ngo tubanze tubonane ngo tubinoze neza tuganire ngo tumaze igihe mpamagare reka cyasa ubwo bahamagare yaguhamagara nanjye wowe nzi umuntu uzi umubwire ko wamukunze twe kugerageza byashyushye gusa ikintu kimwe mwakora wowe uri kureba iyi video ukaba utarakora subscribe yikore niba inagushimishije wisharinge kubera ko tujya kujya tohereza amavideo menshi atandukanye kandi meza kanda akanyenyeri cyohereza injyana Allo, Oui, Witegereze. ça va. Umeze ute? Jenny. Umeze bon? Oui. Ni sawa wamenye? What? Ujwe ntabwo uri kurimenya? Ni bete. Shaduve pe. Nakwereka mani wowe. Ugahita umenya? Ndakuzi mani wowe. None simeze neza. Meze neza wese. Nanjye ni bon, uri mu biki? Ndi gukina biyasi. Ahubwo siko ngo wahamagaye mu kanya ukambwira ntabwo wamenye ngo wibeshe nimero. Sure. Ntabwo ari njye buriya uhamagaye. Sure. Ni ukuri ko mfite telefone. Nimero ndayihamagaye mu kanya ngo ufite kuri Tigo atambwira ngo ntabwo ari njye yahamagaye ngo yibeshe nimero. Ushobora kuba atari njyewe. Byashoboka. None se uri mu kavuyo kenshi ko hari ibintu nashaka kukubwira? Ntaribe mbwira ntabwo ndi mu kabuye byataye. Yego. Okay. Umva rero mubwire. Nyine wenda nubitindeho cyane sibyo? Kugiye kuntera rwose. Bwiki? Mbwira ntari. Mani nyine ndagukunda tu. Asasa. Okay, nyine uburyo mukunda sibyo? Umva nyine utangiye kuntera ubwoba. biragoye rutwe. Oya se. Biragoye gusa nyine sibyo? Eh. Numvaga nshaka ko dukundana pe, I'm serious. Aya bimbi nkora ibyo bintu bipe mbabarire. Ni ukuri biri seriye kandi. Mbabarire iyo plank yawe ntabwo nyishaka. Wapi mani ndi seriye pe. Are you okay? Yeah, I'm okay. Uh-uh. Ni ukuri pe meze neza but nyine Uri gutuma umushana boro mani bitewe nuko umbwira. siyo mpamvu nkubwiye se mani ngo ujye ku ruhande. Ngiye ndi iruhande mani mbwira ahubwo mbwira byiza ukuri. Ni ukuri biri seriye mani. Si plank uri kunkora koko buriya ntaribi. Ko biragurira ko sambwije kuri basi. Ati ntabwo ari prank mani. Rahira. Ni ukuri ntabwo ari prank. Oya rukumbeshya. Seriye ntabwo ari prank. Ntabwo ari plank. Oya gatuma hari ukundi bigenda se. Ni gute? Ni ukuri. Gute se? Oya ahubwo mbwira. What's wrong? Nothing bro. Sikije Maria nakumva na mani buriya. Nibwo wakumva wibwira ko ngukunda. Oya kunkunda nk'inshuti yawe nawe ndagukunda ntabwo mpanga sibyo? Ariko ntabwo ibintu byo gukundana rwose. Ubwo uri kumbwira nka right now none n'ejo bundi twari turi kumwe ntabwo sinzi ukuntu nabifata. None se ahubwo byagenze bite?
ntabwo nese kubikubwira kubera icyo uri kumva ko atari byo. oya ushobora kunkunda nawe ndagukunda ntabwo nkwanga sibyo Yego. ariko ibintu byo gukundana rwose yewe sinzi kabisa. Kubera iki? Kubera ufite umukunzi? oya ntabwo ari ikibazo cyo kuba mfite umukunzi ahubwo ni uko nzi ko umufite kandi utashobora n'umutarabashyira. Suzi ko yansize se si yagiye? Suzi ko yagiye? yaragiye ariko nta imisozi ko idahura simwe mwana azahura manini itarimo ntabyo hadana. Urakoze ndi kuri kamera nyine uramvumbuye. ibaze ko Ndafashwe nari ndi kugukorera pranka. undi aramenye ko ari agapranka gusa ntabwo yari yabimenye. Ntabwo yari yabimenye. ariko nyine yumvishe ko urukundo rudashoboka nawe. ntabwo yapfa kubyemera. kaduhamagara undi Oh my ikibazo ko goodness. ari we wa nyuma yego aba ari we wa nyuma. Guys byashyushye hano abantu bari kwihakana abakunzi abandi bakabemera. hahiye ntujye kumubwira. kwitinze gucamo ari mu kanogo. reka duhamagare undi nimero ye yatinze kugira kwifata. Njyewe uciye mutinze watanye. Halo yes bikoye sa meze neza meze neza. wamenye oya ni keza Benigni benigni ni byiza umeze utaho. meze neza. mva nta mayinite mfite nari nteye nimero y'abandi ngo nkuvugishe. That's good kabisa. Uraryama? oya ntabwo ndaryama mu kanya. cyane nashaka kukubwira ko ngukunda. Baby kujya gutuma ndara ntasinziriye. kubera iki? kubera ko mbwiye amagambo meza cyane akoze ku mutima. umva ndagukunda urumva. ngombwa nyine ko mbikubwira kandi urukundo ngukunda ruri serious. Are you serious? Serious. We have to meet tukaganira mbona nkubona. rero najyaga mbikubwira nyine ndagukunda kandi ndashaka kumbera boyfriend. tuzahora tubiganira n'utugundebe. wabanje ukanyemerera ariko ukambera boyfriend. ndamubaye kundeba ntunzi ariko byabyo nanjye sinkuzi. ubwo dukundanye tukazahura nyine tururimo byego ntabwo byaba ari byo byiza cyane kurushaho. azamusingo ndakwemereye. Thank you. umva urakoze cyane nyine ni prank nandi kugukorera ubu tuvugana ndi kuri kamera. nta kibazo ndabizi. uzi biki? si ubwa mbere nagukoreye. urakoze kunyemerera urukundo. azanahura. Okay, thank you. azanahura. barabyemeye. ngewe ndi gukunda ndashoboka. iye nawe undi dukorera kanze murero umva. korera umwe duhite dusoza. Yesu we. byaryoshye guys mujye muri commentaire kanze ndebe tubwire niba namwe bataratera itara. tubwire ngo ese prank yaryoshye yabishye byagenze bite. kanze murero ingoye. ikindi muduforere kuri
Instagram ni Fada Family, TikTok ni Fada Fada Family, Family, Facebook page ni Fada Family. ujye ukore follow, likes menshi, unasharing ibintu byacu kugira ngo ujye dukurikirana umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Hagati aho turabakunda cyane, mukomeze mu gihe tukiri gushaka nimero duhamagara. Mukomeze muryoherwe kandi mudukunde. Alo? Bite se? Meze ute? Kuri kuvugira hano kuri? Wamenye? Sawa. uyu nguyu ararokotse nyine, twe tugiye kumukora planka none ntabwo Reba undi. ari reba undi wihuta. Reba undi wihuta. Oya. Aha, kanze ndebe uyu. Guys, byaryoshye. Bari kudutera indobo bakatwemera. Ni ibindi. Reka duhamagare turebe ko uyu nawe yabona umukunzi. Uyu niwe wanyuze. Alo? Oui. Bite se? Sawa. Meze ute? Meze neza. Meze bon? Meze neza. Aho meze ute? Ni sawa. Kama mvuri mu kavuyo? Kama mvuri mu kavuyo? Oya, nari mu rugo nuko hari abantu. Okay. Ufite time tuvugane? Nta kibazo. Wamenye se ahubwo? Ni bebe? Ifagiri. Yego. Ibyo uvuga ngo ni crush wa murezi. Ni crush. Ibyo uvuga ngo ni crush. Nani se? Sawa. Meze ute? Ni sawa. Meze neza. Biraho nyine tu. Okay. Meze neza nawe. Meze neza gusa hari ibintu maranye iminsi tu. Biri kundya ku mutima. Mbwira. Mani ndagukunda. Uri gukora planka? Sharati. Ibaze ko mpameze ngufata kuri mu makuru. Uri muri bya planka byanyu byo kuri YouTube. Oya pe? What? Kanka se ikirumva ibyo nawe byo kuza kuvugira kuri kamera mani. Nashobora sinjya ndibona nka. Warabona twakoreye prank umuntu? Ntago. Habyo ya video yindi ngiye kuyireba kare mutuma mabuja itaza. Oya ntabwo ari prank. Iriya ntabwo ari prank. Yego. None ko bebe. Mwana wajureka. Nanise kukubwira ko ngo ubwo nyine nuko ufite umusheri niyo mpamvu. Oya ahubwo uramufite. Nase kugira wa kabiri cyangwa se gutandukana n'uwo nguwo ni byadanje. Oya ni byadanje. Umuntu postinze kuri ajya profile ra. Profile rero. Kandi ushaka kwagwa mu diaspora ko muzibuza karyo. Oya se kandi. Wapi? You're joking mwana. Kandi yaransize. Njye nshaka uwo turi kumwe. Kikunda ni yari yusi. Usiri seriye mani.
Ndi seriye. Muri seriye oyaho n'ibikabyo byawe. Ibikabyo kandi. Crush. Mani ndi seriye pe nizere ko amata by'amavuta ahubwo. Crush kandi ubwo nakwanga crush. Mani se kubizi ko ukundi crush wawe. Ubwo ni wabijyamo. Bebe wajya uba seriye mwana ibintu ko atari ibintu byo gukina mwana. Mwana w'umukobwa. Ni ukuri ndi seriye mani. Ni ukuri? Ndi seriye. I'm serious. Ibaze kwifata nkakoresha nimero itari yanjye. Ni yanditse ubundi umuhamagaje? Ni iya sister na mayinite njye nari mfite. Nta mayinite wari ufite? Yego. Ngaho mwakagira imana. Ese wambwira ibyo mbwira mwana wari ugiye kumbwira bebe wareka. Ni ukuri ni ibyo ngibyo biri seriye kandi. Uri seriye mwana? Ndi seriye mani ngiye ndashaka ko dukundana. Uri kumwe nande? Ni njyenyine. Kuva ryari? Kuva kera nuko nyine najyaga nihagararaho kubera ko nyine nari mfite undi hano. Yego ko mbuze n'ikintu gusubiza pe. Ubwo nyine ntabwo sinzi impamvu nyine ndi kumva ibintu uri kumbwira ari burake. uri kumva ari burake gute se mani? Si ubwo nakubwira bino bintu se? Ntabwo nyine ubundi no kumuhamagara. Nkanakuguhamagara none se none ubwo urabitekerezaho iki? Yerega n'ubundi ndisigwa. Rero ubwo nyine byagwamo. Thank you nyine kunyemerera. Murakoze. Turakoze cyane. Noranyica ni prank. Imbizi n'ubundi. Kandi rero nabikubwiye ko uri kumpurakinga nari imbizi. Ntabyo wari uzi ndi kuri kamera. Murabona yuko byaryoshye twaprankinze abantu benshi. Ameze. Twaprankinze abantu benshi byabishye byaryoshye bagiye ku matelefone bari kwesikiza bateye indobo abandi bari ku bazafata amajesi twabanyigishije. Gusa abantu twakozeho prank turabakunda by the way. Mwanakoze kwitaba niba mufite n'abakunzi mukamwabihakanye ntacyo bitwaye. Kandi n'ikindi mutwihanganire binakuka. Turiyunga. Turiyunga mu mwanya mutsibabarire. Gusa nyine nkuko bababwiye turabakunda cyane muri inshuti nziza abatarakora subscribe muyikorera kudukurikirana. Tuzatubagezaho ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ikindi niba video igushimishije wigira ikibazo wigira ikibazo usharinge nibigushimishije utange n'agakomante ntacyo biba bitwaye. Gusa ikintu kiriho nuko turabakunda cyane pe. Mukomeze mudushyigikire nkuko twabivuze tutabafite ntacyo turi cyo. Abavandimwe hamwe ubuzima buraryoha. We love you.